ndabona umunsi umeze neza, ikirere ni cyiza, reka njye gutembera mu isi. Uyu munsi waramutse neza, ariko dukeneye imvura. Ese Gikeri, ko wubatse utya, wowe usakaza iki? Ubwatsi bukura he? Ubutemesha iki? Mfite umuhoro wanjye, ngomba gusakara inzu yanjye, simvirwe. Nanjye rero ndi umukene, untize uwo muhoro wawe nitemera ubwatsi. Uzawungarurira ryari? Njyane ku ijuru, njye kwisakarira inzu. Umugore n'abana ntibagira aho bicara. Ese nkuba ndaguha umuhoro wanjye, nzawushikirizwe nk'iki? Kureba ntagira amaguru. Nzawuzana vuba. Ubu koko nkuba ntabwo ambeshye, ariko ngize igitekerezo. Ese noneho ubu bwatsi bukuye he? Wa mugore we, ceceka. Ibintu mbonye ntibigira uko bisa. Nahuye n'umugabo Gikeri ampereza uyu muhoro, ariko ntabwo nzawumusubiza. Reka njye nitemera ubwatsi, nisakarira inzu, ntabwo Gikeri azagera ino. Uzaba umuhemukiye cyane. Reka da, ntabwo nzaba muhemukiye. Yemwe abo kwa Nkuba, yemwe abo kwa Nkuba, nimwumve abo bantu, sinzumpamagaye. Erega nijye Gikeri. Umuhoro wanjye warawutindanye, none narinje kuwureba. Koko iminsi ibaye miremire, ariko utahe usubira imuhira. Nanone iminsi ni 8, uwa 9 ntakuzanira umuhoro wawe. Ese ya nzoga yarahiye? Ntabwo narebye. Genda urebe ko yahiye, uzumbwire hari aho tuzayijyana.
genda ujye guca ibihunda uzane n'ugurutete utekera inzoga tugende nshyire gikera umuhoro we ataziyahura. Ubu bagiye kuzi wanjye ngiye kujya mu rutete banjyane bangeze ku isi. Yemwe abo kwa Gikeri muraho mbega mwanzaniye inzoga nari nsinziriye. Twakuzaniye inzoga yayishimwe kandi twakuzaniye n'umuhoro wawe.